business ideas. Abantu benshi twakoze ibiganiro bitandukanye ubushize urabizi ko twakoze kuri kukuntu habika amafaranga, ariko mbere yaho twabanze kuvuga ese igishoro gikura hehe mu Rwanda muri East Africa kugira ngo bashe gukora business yawe. Hanyuma tuvuga ahantu nk'ahangahe actually abantu bashaka batakurikiye video irahari iriho ku Abavip TV kuri YouTube channel. So uyu munsi twaje nuko nyuma yango benshi baratwandikiye none ese nahe my ideas twakora. None kendi turi tayari kugira ngo duha abantu mishinga projects bakora afite amafaranga make byibuze twarebye ku utarengeje 500 tuntumwe na tumwe wakora utarengeje 500. Hanyuma ikiza cyaho nuko nyuma turaza no gufungura telefone. Ndashaka ngo tufate umwanya mutoya aba VIP tubagezeho amakuru y'ibintu biri gutwika muri ekonomi. 2024 n'umwaka mu mateka y'isi uzaba amatora menshi mu bihugu bitandukanye kurenza igihe cyari cyose. So actually mu bantu miliyari 7 hafi miliyari 3 n'ibice 2 birenga bizabiri mu matora bizaba mu matora muri mwaka. Ubwo bivuze yuko kimwe cya kabiri cy'isi ntago kizuko kizaba kibu mwaka. Ni ibintu bikomeye cyane. So urumva rero hari iyo insanity, hanyuma hakaza the rise ya AI hirasimbura ama companies menshi muri kino gihe. So urumva nako nakantu gakomeye urabona ama companies akomeye. Actually I was reading this article ukuntu Google avuga yuko ishobora kulayinga off abakozi mu 30 bakoraga muri ad sales ikabasimbuza AI technology. So akunga ko nakantu kagaciyemo none duhita twinjira mu byukuri ese birashoboka mu Rwanda Ken ufite 500 400 300 200 ibyo urabyumva gute? 200 300 ni amafaranga mu byukuri mu Rwanda aho tugeze mu iterambere. Ni amafaranga umuntu ashobora gukoramo ikintu kandi kikamugirira umumaro. Ubundi rule entrepreneurship ya mbere cyase gutangira business nk'umu entrepreneur is to think big, start small, scale fast. Mu yandi magambo uvuze iki? Ugomba kugira inzozi ziri hejuru. Okay? Yes, wibona ko ikintu ugiye gutangira niba gipanze neza kizagira hafi no bona cyo cyagiye kuri. Okay? Ariko start small. Utangirire hasi. Cutting costs zose niba ngombwa ko natangira ukeneye office se ngutangire oya tangira iwawe utangire na umva niba no ufite ama video utangira na telefone tangirira hasi bishoboka. Hanyuma nubona demand tangiye kugira scaling fast ahubwo wige kwihutisha ukuza ibikorwa ariko tangirira hasi. Niyo mpamvu akenshi umunye abantu bafite imishinga umuntu azagushinga miliyoni 10 kumuro umuzo bwa rugato ngo 500 ngo ya ni ikibazo gikomeye. Niba nta gishoro cy'amafaranga ugifatika ufite byibuze ugomba kuba ufite skills ubumenyi. So ubu ngubu hari business tunshaka ko duca mu vavu ziri based ku bumenyi gusa cyangwa se kuri skills wakwiga. Yes. Okay? Tuzicemo izo ngizo vavu izo ngizo trust me n'ibihumbi 500 watangira ugakora. Okay? Tuzicemo vavu hamwe no tugere kuzindi. For example, tegereza nk'ibi ngibi. Ibintu right now bisaba knowledge, bisaba skills kugira ngo ube watangira akantu. Ibyo kenshi tubisanga mu isi iri digital. Yes. Na tech. Think about it. Reba ibintu nko kuba wakora ibintu byitwa nka social media marketing, digital marketing, copyright, graphic design, video editing. Birago nibitindeho ni ibintu abantu bose basi. Yes. All that bigusaba kuba ufite skills and then you market yourself neza gutanga izo service. So what about e-commerce? Ushinga amashopu nka za Shopify nka zandi ugatanga gucuruza ibintu byawe. Dropshipping uruzi ko ucuruza ibintu bitari byawe. Mva nta gishoro bigusaba. As long as bigusaba a good actually nimara gusona reka nsobanukire ngikomeye. And the message nshaka guha abantu bose bari kuri social media right now. Cyangwa se abantu bose bafite Instagram, abantu bose bafite Facebook, abantu bose bafite YouTube. Dropshipping kugira ngo ibe successful harimo ama companies afite ibintu aracuruza ushobora kubireba uga creating a shop yawe
yes ugashiraho amalink y'ibyo bintu noneho ukora ku wowe wamamaje ibyo bintu abakiriya bakaza bagana iwawe bakabigura iwawe babigura iwawe bikava hahandi urumva nabi ufite biva kuri ya shop original ya shop original ikaguhembaho commission hanyuma ibintu bikava kuri ya shop bijya ku mukiriya yes wowe just nta kintu wakoze wowe udiringa no kwamamaza gusa actually ibi byose bikagaruka ahandi mu kuba an influencer kuri social media kugira a presence online ni ikintu gikomeye ibintu byose tuza kuvuga by'ibintu wakora mu isi digital bisaba ko ufite presence online nk'urugero uzi buri ikintu kigira Eglise Catholique the most powerful church ku isi uzi ikintu kigira buriya ni ubutaka Eglise Catholique ifite ubutaka mu bihugu byose byo ku isi why kubera ko ikintu bagastandinze nuko iyo ufite ubutaka iyo owninze a space uba ufite power ubu controlling kandi iyo power ushobora kwigezaho amafaranga so mu yandi magambo abantu batari barabona turajya mu isi digital iyo digital nubwo ari digital ariko ifite ubutaka nayo your following bagufollowinga kuri Facebook kuri Instagram kuri TikTok kuri YouTube ni ubutaka bwawe very important can you imagine kugira amahegitari muri za Instagram na za YouTube na za utazi ko yafite that's your following menya ko the following ufite ni ubutaka ufite muri digital world so reka tweke no sasa iyo ufite ubutaka nicyo bukoresha iyo udafite amafaranga yo kubwubaka wowe ushobora kubugurisha ushobora no kubukodesha so ufite an influence yo kuba wagira abafollowers benshi ariko nta ruganda ufite ngo urakora ikintu ugurisha products zawe kandi ugurishije abandi icyo gihe noneho niho ukora izo maniyeri watubwiraga exactly za dropshipping affiliate marketing ibi byose bitwa nka affiliate marketing nta company imwe itagira affiliate marketing uragenda ugafata ukiregisteringa ugafata amalinks ibintu byabo ukashira kuri page yawe every follower he's a potential customer he's a potential client urabyumva so ibi byose turavuga iyo tuvuze affiliate marketing iyo tuvuze dropship iyo tuvuze even ibintu nko guhostinga an experience renting room kuri Airbnb hari abantu benshi babifite wowe ubishyize kuri platform zawe iri active kandi ifite following uzagurisha what about no kuba brand ambassador wa companies atandukanye so what about kuba expert mu kintu ukakigisha kugira ubumenyi ni kimwe ntushobora gufata umuntu uzi ibintu bya business ari umuntu uzi ibintu bya business inshuro nka 20 hano umunyarwanda umva tudashobora no kugira aho duhuriye ariko ntabwo afite platform abyigishirizaho ngewe ndahari ahangabo muranyumva kora ko mfite iyo platform mfite space mfite ubutaka mu isi digital no gukoresha umusaruro so ntabwo rero ntabwo abantu bazi yuko muri kino gihe no gucuruza ubumenyi it's a thing it's a business so right now mvuze ngo Gael mfunguye consulting company za consulting ama business nabona yaza ni menshi cause na buildings intuze kwigisha so it's very very important ibyo nabyo ni ibintu bidasaba igishoro bisaba just knowledge reka no tujye no kuri kubwo bwa kabiri za businesses izi ngizo ni business rishingiye kuri products runaka cyangwa se services ibintu by'ubwiza by'abagore buriya business zijyanye n'abagore ni nziza cyane ntago zihoma bavanguriye n'imishatsi inzara utwenda twabo inkweto these kind of things umukobwa right now ufite an online presence ashobora gutangiza agashop k'inkweto cyagashya kandi hari abatonzi ibirongo muri kadiye Mateus bafite batazwi bafite amabaro n'amabaro yes no kuri umuntu ufite business z'abagore ntabwo buri abakiriya be bambera bari abagore gusa ni n'abagabo babiruka nk'inyuma business ziri social think ibintu bisanzwe umuntu ashobora gukoresha mu buryo bwa buri munsi
ahangaza mo delivery services delivery services rero je mbona zikiri hasi cyane mu Rwanda ziri hasi ntabwo umuntu ashaka ikintu ngo akibone nko kuyifuza byose andi service ijyanye na education kandi najyanye n'abana buriya ahangaha abantu bafite abantu usanga hari igihe babura ibintu bakoresha abana babo mu gihe bari mu rugo nyuma y'amashuri cyangwa se mu biruhuko ibintu bifite karite. Hari umuntu wanditse hano muri comment ngo mu 200 nigurira ingurube ebyiri. Voilà, ahubwo nibyo tugezemo. So ibintu bijyanye n'ubuhinzi bworozi. Ese ku mafaranga 500 birashoboka Ken? Cyane rwose. Nibi kimbi cyo wabukora ingurube ubu ngubu kandi ingurube ni sure deal. Ingurube ni sure deal. Ingurube ngo ufite imwe umwaka umwe. Umwaka ujya kurangira ufite hagati 10 na 20. Kandi ikindi ingurube zirira ibintu byose. Zirahenda zirya ibiryo byinshi ariko zirarya. Ibintu nk'ingurube, inkoko, umushinga w'inkwavu, all that nibaza ko ari utuntu umuntu yakora ku mafaranga make cyane ni amafaranga make and ariko harimo akantu nigeze kumva uvuga Ken kera kantu kijyanye ni ifumbire. Yes, gukora compost ni ibintu nakoze biryoha aba VIP. Ushaka rwose abantu bagucukurira icyobo cya metero 1 kuri metero 1. Ubwo ndavuga kuri metero 1 kuri metero 1 nk'umuntu ugitangira. Hanyuma ukagenda ugashaka amase umufuka w'amase usanga baguca 5. Iyo baguhaye umufuka w'amase ushobora gufata nk'imifuka 3 y'amase ukayivanga n'ubwatsi ukayivanga na bya byatsi bakura mu murima byikujije. Ibyo byose ukabifata ukabirenzaho itaka. Icyo gihe ugakora icyitwa compost cyangwa ifumbire y'imborera. Iyo fumbire ibikenewe mu butaka cyane kubera ko ubu haje amafumbire urabukoraho gutyo ukabona bwabaye umukungugu. Rero kugira ngo uwo mukungugu utazamo uvanga ifumbire y'imborera nk'iyo igafatanya ubutaka hanyuma ukabona gushyiraho ifumbire y'uruganda. Rero iyo ngiyo fumbire rwose hari igihe twajyaga urumva icyo kintu kugikora hari igihe byantwaraga wenda nk'ibihumbi nka 15 ariko hashira ibyumweru 2 compost ngiye nazanaga akamodoka gatoya k'agatransivire kakayipakira bakansigira 40-45. Hama tukajya ku bintu bya second hand. Rero Ken hanze habaho amasto yitwa thrift stores. N'ahantu umuntu ajya cyangwa se pawn shops. Umuntu ajya akajya kugura ibintu biri used. Wasanga ibikombe nk'ibi cy'abantu bayuzinze ugasanga utuntu nk'utu abantu bakoresha turi second hand ariko twiza twa quality twanyatwo twe tugira ibintu byo mu anga usanga amatukaza muri commercial buildings cleaning services amazu y'ama office n'iki byose nibaza ko ngo dusanga harimo abantu bakora amasuku n'iki ugasanga nta ordre. Izo companies zirahari ariko coach nibashaka gushora ngo abantu babe professional n'aba training umuklina umufashe ukamutraininga gukoropa neza gukora udusuku neza ukamwambika neza mu buryo turabwira Abavip bazabikora neza. Bazabikora neza nta kundi.